ufite ubugingo ufite umwana afite 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 ubugingo dore nguyu mwana w'intama w'Imana ubabarira zabari iminsi yose bataribuka bahabwa ubugingo yatanze itegeko umwizera wese akihangira azakizwa dore nguyu mwana w'intama w'Imana ubabarira abari iminsi yose bataribuka bahabwa ubugingo yatanze itegeko umwizera wese akihangira azakizwa dore nguyu mwana w'intama w'Imana ubabarira zabari iminsi yose bataribuka bahabwa ubugingo umwami yatanze itegeko umwizera wese akihanira azakizwa ufite uwo mwana afite ubugingo 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 umuntu wese iyo ari muri Kristo aba yahindutse icyaremwe gishya umuntu wese iyo ari muri
cyane nubwo umuntu yapfa asongera kandi ibya kera biba bishize wa muntu nubwo yapfa asongera kanyuma ibya kera biba bishize nubwo umuntu yapfa asongera twese ibya kera biba bishize aho yapfa asongera ibya kera biba bishize aho yapfa asongera ufite umwana afite urugingo ufite umwana afite urugingo Hallelujah. Nari narazimiye mu ngeso n'iz'ibyaha Yesu arashaka arambohora nari narapfuye ziziri cumuro maze Yesu zurisha kwitanga umusaraba nari narazimiye Yesu z'ibyaha Yesu arashaka arambohora nari narapfuye ziziri cumuro maze Yesu zurisha kwitanga k'umusaraba nari narazimiye mu ngeso mbi z'ibyaha Yesu arashaka arambohora nari narapfuye ziziri cumuro maze Yesu zurisha kwitanga k'umusaraba maze Yesu zurisha kwitanga k'umusaraba nari narazimiye mu ngeso mbi z'ibyaha Yesu arashakashaka arambohora nari narapfuye zizi ibicumuro
maze Yesu azurisha kwitanga ku musaraba. Imana ibahe umugisha. Nari narapfuye, twongere dusubire mu mucyo. Zize ibicumuro byanjye. Maze Yesu zurisha kwitanga. Subire mu mucyo. Nari narapfuye, nari narapfuye z'ibicumuro maze Yesu azurisha kwitanga ku musaraba maze Yesu azurisha kwitanga ku musaraba. Imane kuvuga yegerezwa intebe ya data. Imana ibahe umugisha. Zamura ibiganza byacu. Yanumira Ongera turirimane gutyo mu iteraniro. Uvugo Manishimwe yanumira gira mugenzi wawe mwicaranye mubwire muri tumbira ibiri mu ijuru gusa. Yanumira gusa ongera ubwire mugenzi wawe ukuri. Yanumira gusa subiramo gutyo. Ukuri yanumira subiramo gutyo. Ukuri yanumira Haleluya Yesu. Kasa kutoka gutyo mashira. Ukuri yanumira
intebe ya data usubiremo gutyo cyane ukuri ubwenyewe nabaye muri Kristo egerezwa. haleluya haleluya shiyani twese turimbana gutya ukuri nyarumbire Yanumbira gusa reka ndasaba muhaguruke dufatanye kurimbana gutyo gusa yanumbira gusa bishimira mu bana twongere dusubiremo twese ukuri nyarumbire yanumbira gusa bishimira kubana n'Uwiteka bishimira kubana n'Uwiteka Amen. tujya dutumbira gusa ibiri mu ijuru kandi twishimira kubana na Kristo gusa. Haleluya. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana riza riduhumuriza ariko kubera ko tutarikunda twishwe n'ubwoba. Bwana sifiwe. Paulo yaravuze ngo sinjuriho ni Kristo. Kubera iki? Kubera ko twabambanywe nawe ngo tuzukana nawe twicarana. Bwana sifiwe. Mu yandi magambo si twe ni Kristo uri muri twe. Ababayeho ubwo buzima ntibagira ubwoba bw'ubuzima bw'aha hanze kandi intumbero yabo si ubuzima bwo hanze. Bwana sifiwe. Hari icyanditswe kivuga ngo imfura zahamagawe zo ku isi ngo si nyinshi, siko biza bivuga ngo kandi n'abatunzi bahamagawe nabo ngo si benshi, ni bake. Ni ukuvuga ngo muri kategori zose hari abantu bahamagawe. Ubu uri umukire, ubu uri umukene, nimba Imana yaraguhamagaye uzishimira kubana n'Imana iteka. Bwana sifiwe. Yanumbira gusa ibiri ijuru ishimira subiramo gusa nanone ukuri yanumbira gusa ibiri
tugiye kuririmbana indirimbo muraza kuyimenyera avuga ngo yarangabiye wangabira umugisha imigisha yose yo mu mwuka wera ngo kubw'urukundo ngo yagambiriye kera ko duhinduka abana b'Imana tukavuga ngo turi abana b'Imana ishanga rye ryera twashizwe ikimenyetso cy'amaraso ye yera tukavuga ngo amena nibibe gutyo amena amen biroroshe turaza gufatanya turirimba
ndabona muri kubyinira Imana. Tugiye gusimbukana n'abantu bari mu ntebe aribo basimbuka bavuga ngo byaturutiye ibihi bihumba ahandi. Gasubiza amanda.
Hallelujah.